Nongeye guha ikaze abakunzi banjye tujya duhurira ahangaha, nongere mbabwire nti Uwiteka Imana nabaha umugisha. Isaha nk'iyi ngiyi rero Imana yongeye kutugirira ubuntu, bibaye ngombwa yuko mboneka aha hantu twongeye tuhaganirire, ibyacu ntibitinda. Uyu munsi rero ndifuza kuganiriza abana bacu, urubyiruko barangiza ishuri bagahita bihutira gushaka. Bana bacu, ibi bintu umuntu aba bibabwira, twabinyuzemo turabizi, tugiye kubereka uburyo kwiga ari byiza, ariko nanone ibyiza kurushaho hari ibindi biba bigomba gukorwa mbere y'uko wihutira mu rushako. Aha ngaha ndabwira abana b'abakobwa ndetse n'abana b'abahungu, ntabwo mbwira bamwe ngo abandi mbasige, kubera yuko izi mpuguro zirabareba kandi namwe ejo n'ejo bundi muzazifashisha abanyu muzabyara. Karibu rero muri ibi biganiro. Buri wese ugeze ahangaha, uba umubyeyi, uba umwana, mbese wicare utere agatebe. Iyi topiki irimo ibintu byinshi kandi bifite akamaro. Ntabwo dutinda rero. Impamvu nateguye iyi topiki ni uko twese muri iyi si tubereyeho kwiga. Umuntu wese ukiri mu isi aba yiga ishuri ry'ubuzima. Mu gihe Imana ikigutije, ikigusunikiye iminsi, uba ugomba kwiga ishuri ry'ubuzima. Rero impamvu nateguye iyi sije, akaba ariko mbivuga, impamvu nashatse ngo tuganire kuri iki kintu, buriya hari ibyo twica kubera kutabimenya. Rero bana bacu, basore, inkumi zacu, muriga ni byiza, kandi umubyeyi aba yavunitse mbese akikora, mureka bari uko mvuga. Hari aho tubwirirwa, hari aho tuburara, hari aho dupfa nabi, twajya mu madeni, tuhagera gute, mukiga. Ngewe rero urimo ubikubwira, iyi saha ubyumve, urebe uko ngana uku nguku, wumve yuko ibintu ndimo nkubwira ugomba kubiha agaciro. Reba uko ngana uku nguku, aho ngaho uri narahanyuze. Rero nimbikubwira ntiwumve ko ari inzaduka, ntugiye ngo ndimo gushaka views, ahubwo ndimo ndashaka kugira ngo nkugire inama, wowe uri muri icyo cyiciro cyangwa se utaragikandagiramo, ukiri hasi ho gatoya ariko uzagikandagiramo, umenye n'ugikandagiramo uzamenye uko ukitwaramo. Buriya iyo umubyeyi yavuze ati mwana wanjye jya kwiga, akagerageza buryo ki bushoboka ukagenda mu ishuri ukaryicaramo ukaryiga, ntabwo uba uzi imvune umubyeyi yagize, ariya amafaranga agutangiye, niba yanatse kredi muri banki ibyo ntabyo uzi, niba ari n'inshuti yayamugurije ibyo ntabyo uzi, ntabwo uzi imihangayiko barumuna bawe basigarana. Ndetse buriya iyo mugiye ku ishuri, hari aho umubyeyi inzu ye aho yaragarukirije ayubaka ihita imunanira, akavuga ati rero ndabona ntabibangikanya, reka kubaka mbireke abana bagende ku ishuri. Izo ni imbogamizi umubyeyi agenda ahura nazo. Wowe mwana wicaye mu ishuri, ntabwo uzi ngo barumuna banjye nsize inyuma bariye cyangwa se baraburaye, ibyo ntabyo ubuzi. Umubyeyi niwe uba uri kuri uwo musonga, akaba azi ko agomba guhagarara mu nshingano ze nk'umubyeyi kugira ngo akuremere ejo hazaza heza. Rero iyo ugeze muri rya shuri ukiyicarira ukadamarara, wagira amahirwe Imana yo mu ijuru yaguha umugisha, uti ndarirangije, ugatangira guhita wishora mu bintu byo gushinga urugo. Utangiye process yo gutereta. Niba uri umukobwa wamaze kubona abakubwira ko bagukunda, kandi buriya bariya bakubwira ko bagukunda, akenshi hari igihe abagukundiye rya shuri usohotse, papa wawe na mama wawe bavunitse bakitanga kugira ngo uryige. Rero bana bacu, nubwo biriya bintu umubyeyi abikora agira ngo uzabeho neza, ariko wabaho neza, banza utekereze. Uvuga uti nagiye ku ishuri, inzu y'iwacu ari icyondo, papa na mama barihara, barirya barimara, ishuri ndaryize, ndarirangije. Nujya mu bintu byo kuvuga uti ngiye gushaka, ubwo mpereye ku bakobwa, uragenda umuhungu agushyire mu rugo, namara kugushyira mu rugo uzabona n'akazi, kubera ko papa na mama barakuremeye, k'akazi numara kugakora
amafaranga uzayazana uyatungisha urugo rwawe, nawe utangire kwiyubaka n'umugabo wawe n'abana muzabyara. Ntabwo uzabwira umugabo uti papa na mama baba mu nzu y'icyondo, ese we ndirenda no kubahirimaho, mugabo wanjye reka dufate amafaranga tujye kubafasha iriya nzu ihagarare. Ntabwo bizakunda. Ahangaha uzaba ugiye kuremerera umugabo, kuko muri ya mafaranga mukorera azaba arimo apanga ibindi byabateza imbere. Nujya kusana ibyo ngibyo rero ugashaka kugira ibyo ufasha iwanyu, bizagusenyera. Ibyiza rero mureke tubyige, dukore ibishoboka tutarajya mu rw'abandi. Ari ukuntu rero we wifata ukavuga uti ntacyo bitwaye, ubu nakunzwe nyine, ukajya mu birere, ubwo ndagiye rere. Ejo havuka impamvu ituma muri bujyi iwanyu, ugatangira utesu. Hari abantu benshi banga kujyana abantu iwabo kubera ko hasa nabi, umuntu akabaho yumva nta muntu yageze iwabo. Tujya tubibona cyane cyane abakobwa barirarira, umukobwa akaba yivukira ahantu nk'uko yasize hameze nabi, ibyo atarabitekereje mu gihe agomba kubitekererezamo. Ejo cyangwa ejo bundi yagira amahirwe, yagera ku mugabo uba ahantu heza, umutuza ahantu heza, iwabo akahibagirwa burundu. Nta n'umuntu yabwira akavuga aho hantu, kubera ko yageze mu rundi rwego, kandi urugejejweho n'aya mashuri meza papa na mama bakuremeye ukiga. Wa mugabo nicyo yagukundiye, ni uko yabonye yuko hari ukuntu umeze, ugiye kuzamuka ukisungana mukazamuka, waragize uti buriya iwacu ni nahabi, nta muntu nahakandagiza. Habaye habi gute? Kari wowe utarabitekereje mbere. Buriya bakobwa bacu mbagira inama, niba urangije ishuri banza utekereze, uvuga uti imvune papa na mama bagize, twaryamye habi njya kwiga, barumuna banjye bariye nabi njya kwiga, dutaha ahantu habi kubera ko batari kubishobora byose, bandiye ishuri. Nurangiza uvuga uti nibura mu bibazo bikeya mbona biri iwacu ngiye gukemuraho utwo nshoboye. Uvuga uti niba ari murumuna wanjye ukiri mu ishuri, wenda ngiye kwiyemeza kurihira uyu nguyu, mbaruhura uwo mutwaro, barihira abasigaye. Icyo ni igikorwa cyiza uba ukoze, nawe ukamuzamura, n'umubyeyi ukabura mworohereje. Ahari mama wabuze uko agura igitenge, niba ugiye kurihira murumuna wawe yandi yakamurihiye, arabasha kwigurira agatenge. Papa ipantaro yateyemo ikiraka, niba ugiye kurihira murumuna wawe arabasha kugura iyi yisimbura. Ya sima yahomaguritse, pavoma yarimbutse, papa arabasha kuyishyiramo kubera ko amafaranga yari burihire murumuna wawe wayatanze. Bana bacu, hari naho uvuga uti reka nubakire iwacu, ukabikora neza, ukabishyira hariya, wamara kubirangiza ukavuga uti ubu noneho bashobora kuza kunsaba, bakansabira ahantu heza, nkasohokera ahantu heza, ntabwo iwacu nzajya nterwa ipfunwe no kuba nagezayo abantu kubera yuko bimeze gutya. Rero iyi yari inama ku mukobwa. Iyo ugeze ku mugabo, ibyo ujyanye byose uba ubaye uw'umugabo, nta kintu uba uzasubiza inyuma ngo ukizane hehe, ukizane iwanyu. Ubwo biba byabaye iby'umugabo, kandi kuko ntabwo wamurenganya, ntabwo yakwishingira ibibazo by'iwanyu. Ibyo utatekereje mbere ntabwo yabitekereza. Rero tugaruke ku bahungu. Umuhungu nawe ni uko arangije kwiga, nawe ubuzima ni bwa bundi nka bwa bundi bw'iwabo w'umukobwa. Iwabo bamurihiye ishuri, bavunika, arangije ati ngiye kubaka urugo. Ugiye kubaka urugo, ahangaha ni ng'abahungu. Hari abahungu bifata, yatangira gukorera ku dufaranga, indaya zose zo mu gihugu akazikusanya ko yabonye ku duceri, agatangira guhinduranya abakobwa muri geto ye nk'uhinduranya umwenda w'imbere boxer. Bahungu bacu, ibi bintu ntabwo ari byo. Niba ugize umugisha ukaba utangiye gukora ku mafaranga, banza utekereze papa na mama bakuvunikiye,
nurangiza uvuga uti ndabafasha iki, niki nshoboye kubafasha. Nta mubyeyi uba ukeneye gukonsoma umwana we, ariko rero iyo wibwirije uri umwana ukavuga uti papa wanjye mama wanjye ahari uwamugurira aka kantu, ahari iyi nzu y'iwacu wayihindura nkayisakara gutya, ibyo bintu biba ari byiza. N'umubyeyi aravuga ati mu by'ukuri naravunitse, uyu mwana mwitaho ariko ntabwo naruhiye ubusa. Rero bahungu bacu, iyo uzanye umugore ukihuta ukazana umugore, aho nari mvuze abatarashaka batangiye gukorera ku mafaranga agatangira kuyapfusha ubusa. Iyo rero noneho ugeze mu cyiciro cyo kuzana umugore uzanye ahita akuyobora, biba byabaye ibye. Utazazana ibintu byo kwifata ngo ugiye gufasha iwanyu ibi n'ibi 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 utabafashije utarashaka. Ngibi ibintu birimo gusenya imiryango, ugasanga nta umwana arashatse, ntabwo washatse arimo avugana na sebukwe na nyirabukwe. Kubera iki? Kuko hari ibyo ujya kubakemurira impitagihe. Biriya bintu urimo gukemura wakagombye kuba warabikemuye kirya gihe ugifite umwanya ukiri singo. Iyo rero wamaze kuba mariye uba wabaye uwundi muntu, ntabwo uba ukiri uwawe ngo wigenge. Aha natangaga inama ku bakobwa no ku basore n'inkumi, mujye mukemura ibibazo mbere yuko mujya gushaka. Burya icyo usize udakemuye kugira ngo uzagikemure we wageze ku mugabo cyangwa washatse umugore, umva, keretse uzanye umugore mwiza nkanjye ushobora kubyemera akavuga ati mugabo genda ubikemure rwose, naho ubundi nutabona umeze nkanjye ubwo uzaba wahiye, uzajya wirirwa urira urarurira. Uzi kubwira umuntu uti dufashe umuvandimwe, yarangiza akakubwira ati barakubeshye. Ibi bintu birimo birasenya imiryango ku mpande zombi. Ari umukobwa arasenya iyo agiye kwishinga ibibazo by'iwabo, ari umuhungu arasenya iyo agiye kwishinga ibibazo by'iwabo. Byiza cyane kurushaho mujye musengera n'abagore n'abagabo mugiye gushaka, Imana ibaha abagabo beza n'abagore beza bafite umutima mwiza, hahandi muzabana wajya unamwereka n'ikibazo cyavutse iwanyu akakigira icye. Kandi noneho ahangaha nongere mbagire inama, iyo umugore n'umugabo babana mu rugo, iriya miryango mwasize inyuma, iwabo w'umukobwa baba babaye ababyeyi banyu mwese, iwabo w'umuhungu baba babaye ababyeyi banyu mwese. Mubishoboye Mwuka Wera akabakoreramo, mujye mwicara mujye inama, muvuge muti turafasha iki iwacu, turafasha iki iwanyu. Mukomeze muba abana beza, mubaha ababyeyi babo, n'ababyeyi bakomeze babiyumvemo. Birababaje, biteye agahinda. Hano hanze hari ababyeyi baba barimo kurira ko barumbije, akabona umuhungu we yarakize yageze mu rundi rwego, akabona umukobwa we yashatse ahantu heza, Imana iramuhira biba byiza, ariko akaba yakwifuza na mituweli yabuze uyimwishyurira. Ibi bintu birababaje, biteye agahinda, biryana ahantu ababyeyi, birimo birabababaza. Bana bacu mujye mumenya kubaho, kandi mumenye kubaho mwubaha abababyaye, kuko nibo baba batumye mugera kuri bya bindi. Ntimukagiye mugenda ngo mube baterera iyo, wicare udamarare wumve wariye wanyoye, reka data wagiye mu modoka nziza, ni byiza, uryamye mu gitanda cy'akataraboneka kandi iwanyu baryamye ku rutarawa. Ibi bintu birabishye mu matwi y'ababyeyi. Rero natagaga inama, njyewe mvuga ngo byiza cyane kurushaho ni ukubikemura utari winjira mu mushinga wo kubaka. Wawinjiyemo ubwo biba byapfuye. Aho niho ngarukira, ibisigaye Imana iduhane umugisha. Bye.